icyambere ubona imvamutima ry'ahantu, imvamutima zari ahantu byavuye. Nibutse ineza yo mu bukumi bwawe, nibutse n'urukundo rwo mu bugeni. Iteka nta muntu ukumbura icyo afite, ahubwo akumbura icyo yagize ariko atagifite. Icya kabiri, ubona iri jambo risoma ubundi iyo Imana iri kuvuga urukundo ikunda itorero, irugereranya na rwa rundi umusore akunda umukobwa cyagihe baba bagihura, umubwira undi ati iyo urwaye ndareba, niyo ukize ndagenda. Cyagihe urukundo cyagihe. Haleluya rero, haleluya. Ndabona mwitonze, nanjye ngiye kwitonda. Haleluya. Cyagihe umugeni n'umukwe bagishakana nyine, umugeni atarakuvuga mu izina, yemwera niko umva icyo gihe urukundo ukuntu ruba rwaka. Umva yabikorosha urukundo cyane ruba rwa niko Imana urukundo ikunda itorero niko ibifata. Niyo mpamvu irimo yibutsa abayuda hano, yaravuga ngo nibutse cyagihe ibarambagiza cyagihe byabereye gusenga ndakubaza Yesu, ni iki kintu ubibukiraho ku buryo wakwibuka iminsi y'ubukumi? Hanyuma mbwira ibintu bine bikunda kuba ku nkumi rero yabengutswe. Ndavuga iminsi y'ubukumi, iminsi y'ubugeni ntibyankundira kubera ingingo. Yesu aguha umugisha, jya uba maso ushaka. Inkumi yabengutswe, ndavuga ibimenyetso nka 3 cyangwa 4 by'inkumi yabengutswe. Ku buryo nawe ubireba ugahita uvuga uti ibyo aribyo byose uyu muntu hari ukuntu. Haleluya. Ariko umuntu ufite umukunzi, ndababwira ibimenyetso nka 4 kandi bikomeye, ku buryo n'umukunzi we ari ibintu azibuka, yibuka no mu bihe bizaza. Ikimenyetso cya mbere ni uko umwanzi w'umukunzi we aba umwanzi we. Numvise icyo mbabwiye, iyi nkumi yabengutswe, umwanzi w'uwamubengutse nawe abahinduka umwanzi we. Muzabigenze niba uzi ko hari umuntu wamubengutse ukamujya imbere ugiye kumuvugira nabi umuntu, none se wagira ngo Eliya hari ishyamba agabana naha, nta sambu bagabana, nta rubibi babandikanye. Oya, ikintu Eliya ahoraha nuko ari umwanzi w'Imana, kandi Imana ikaba ari umukunzi wa Eliya. Bityo rero umuntu ukwangira Imana, utakuvugira Imana neza, ntabwo nanjye namukunda. Niba unkunda unkundire n'iki? Ni Imana. Nicyo mbabwiye. Umuntu navuga nabi umukunzi wawe ugaceceka, nta rurimo, urabeshya, nta ruba rurimo. Oya, aka kantu rero kugira ngo Imana ikibuke, cyari kibutse iminsi y'ubukumisha. Cya kabiri, inkumi yabengutswe ikunda kumva amagambo y'uwayibengutse. Muranyumvise? Haleluya. Iyo mvuze inkumi uturebe izicaye hano, nicyo kibazo. Kandi ubundi Imana ivuga itorero irigereranya n'umukobwa. Ikibazo rero ndavuga inkumi, wowe ugahita wirebera inkumi ziri ahangaha kabisa. Nicyo kibazo. Biragusaba kuva mu mubiri ukajya mu mwuka. Iyo Imana irimo ivuga itorero irigereranya n'umugore. Uyu mugore rero wakunzwe uzi ko afite umukunzi, akunda kumva amagambo y'uwamubengutse, akunda kwiyubasha.
ubundi kera ndambagiza na telefone zari zitaraza nyinshi. Uzi kubwira umuntu ngo ufite akaretere mpuye n'umukunzi wawe amakaretere ariko nta mwanya afite wo kukaguha. Yitega guherekeza mukajyana no mu rugo. Ndashaka kumva icyo umukunzi wanjye agira ati amvugaho. Ibeshye umubwira uti turahuye turaganiriye ariko hari icyo akubwiyeho ariko nta mwanya afite ndihuta. Yataka kuvuga ati noneho naringiye hari ariko kubw'ijambo umukunzi wanjye yakubwiye ndagukurikira ubanze umbwire. Nta mugayo ntumurenganye ari mu minsi y'ubukumi arabizi ko yabengutse afite umukunzi. Mwanikirije rata. Haleluya haleluya. Numubwira ibindi numubwira ibya Manchester numubwira ibya Rayon Apel mubwira amagambo y'umukunzi we gusa. Haleluya rata. Niyo mpamvu muri ijana na 61 sinzi umuntu sinzi amakuru bari bamubwiye ahita azamura indirimbo ivuga ngo mbwira amagambo ya Yesu mbwira ibyo yankoreye ndirimbira n'indirimbo iruta izindi zose ya yindi y'abamarayika bamungeri bumvise batuwiteka himbazwe kandi amahoro abe mwisi we. Haleluya haleluya. Umusima ngo uyu mukunzi yicaye mu ndirimbo za Salomo mu bice 4 ngo yateruye amagambo ngo abwira umukobwa aramubwira ngo umva mukunzi wanjye uri mwiza ngo umusatsi wawe ngo umeze neza ngo umeze ngo nk'umukumbi w'ihene ngo zibyagiye mu ibanga ry'umusozi w'i Galeyadi. Aramubwira ngo amenyo yawe ngo arera ngo ameze nk'umukumbi w'intama zivuye gukemurwa zimaze kuhagirwa ngo maze aramureba amubwira ndari mu bice 2 aramubwira ngo nkakarungu mu maho ngo niko umukunzi wanjye ameze mu bakobwa ngo umukobwa yitarerembura amaso. Aramubwira ngo umva nkurande nkubwire ngo nk'umutatu wo mu biti byo mu ishyamba niko umukunzi wanjye ameze mu bahungu. Iyo nicaye mu gicucu cyawe numva nezerewe amatunda yawe yararyoheye namugaye ukuboko kwawe kw'ibumoso kuranseguye ngo n'ukw'iburyo kurampfumbase ngo umukunzi we baragiye ngo hari abakobwa b'i Yerusalemu hafi aho baramubwira ngo n'urwo rukara rwawe n'ukuntu usa n'ukuntu uturuka muri ntuye nabi n'ukuntu uvuga mu cyaro cyaherera abandi. Arababwira ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe nimundebe ko nirabura nanjye ndi mwiza we nimundebe hose n'inzu byambaruye ariko nanjye ndi mwiza asa n'amahema y'abakedari ngo tumeze nk'inyegamo za Salomo. Arababwira ngo ahubwo nimumbonere umukunzi wanjye mubwire ko urukundo rwasabye. Baramubwira ngo umva oya umukunzi wawe arusha icyo abandi. Arababwira ngo umukunzi wanjye arera kandi cyane mu maso. Aravuga ngo rutabonye inzovu ngo arabaruta ngo bakiraranganya amaso ngo bagiye kumubona babona aturutse mu ibanga ry'umusozi nk'ari yahindi ngo b'abakobwa bahita bavuga ngo umva uriye ninde uturutse ameze nk'umuseke ngo utambitse. Aravuga ngo ni mwiza ngo ameze nk'ukwezi ngo narabagirana nk'ikizubazuba ngo ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera ryo kunara. Ubangubwe uzabeka abantu bagufata uko babyumva ariko umukunzi wawe naseruka bazabona ko ateye ubwoba. Yewe mana yanjye we kuri ninjye wa 80 aho harimo agasirimasha ntakirimo nicyo kibazo shyira amashaka y'ibintu. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure hatagera ibyago kandi umucyo w'umwana w'intama umuseneza winjiramo. Haleluya niko muzi mungu haleluya zinjira mu murwa haleluya ni hafi kugerayo. Hallelujah.
umutwe nta rukundo rurimo. Ikikubwira umuntu wabengutswe akunda kumva amagambo, akunda kumva amagambo y'uwamu bengutse. Ibi ngibi ugumvukana uko indirimbo zirajya amakayura bahimbaza Imana. Umwigisha yajya yatinze ntarure umunsi umwe ngo abagabo babiri ngo bari barimo bava i Yerusalemu ngo bagenda ngo bari mu nzira bagenda ngo umwe azamuye ibiganiro ngo ndamubwira ngo oya tuvuge ibya Yesu gusa, ngo baterura ibiganiro ngo bagenda bavuga ariko ubona ukuntu abatambyi bamugeze baramukubise bamwambika ikamba ry'amababa bamutera icumu. Ngo Yesu arebye ngo abona mu isi yose akwiriye kuza akijyanira n'abo bantu. Haleluya. Ngo maze ngo abagezemo ngo arababaza ngo yemwe bagabo n'iki kintu murimo mwibaza. Baramubwira ngo niwe mushyitsi Yerusalemu utazi ibyaha, Yesu ntawe umuzi. Baramubwira ngo yari umugabo ukora ibitangaza ariko abatambyi bakuru baramuhemukiye. Ngo Yesu yumva abo bantu yumva ntibazi ijambo ry'Imana, arahera mu bwitangiriro ngo aramanuka avuga iki byanditswe icyo Mose yamuhanuye, aza mu bahanuzi bakuru n'abato arababwira ngo abagabo bagenda bafashwe. Nta mugayo reka bafashwe, reka baririmba. Bari mu minsi y'ubukumisha, bari mu minsi y'ubukumi, bihorera wibakomakoma yibereye mu minsi y'ubukumi. Ngo Yesu agenda aganira nabo maze ngo bageze ahantu batahaga ngo arabasezera ati ndebe ko hari ikintu kirimo. Ngo abasezeye baramubwira ngo mva twemerere tujyane ntudusige twumvise amagambo yawe adasanzwe. Niba barakamumenya ngo bageze mu rugo ngo bazanye imitsima ngo baramuhera ngo aho banyuye bahita ngo uzi koko ko ari we. Igihe yatuganirizaga numva gutungiruka, numva ibintu bidasanzwe, numva isindi imbaraga, numva ari ahantu ndimo mva yari we. Nta mugayo, bari mu minsi y'ubukumi. Iyo nari mu minsi akunda kumva amagambo y'uwagize gute y'umubengutse, y'uwamubengutse. Hari abantu barara maze mwanya niyo kamesaje kaje ugira ngo ni ukanditse bari ukabona niya mesaje bava ngo ntucike namuzi cyumva kuba barashaka wafungura WhatsApp ukabona ni icyatsi kibisi uhari ukabura maka yewe reka nube ko bahari. Haleluya. Ikikubwira umuntu akunda kumva amagambo y'uwa mubengutse. Ikizakubwira ko nta rurimo nimuganira ukumva ibyo umubwira ukabona biramubihira, ubwo se utegereje ko azagukubita ikofe ngo umenye ko atagukunda. Utegereje ko azaguha ikofe ntimusubije yumva bibishye barimo aravuga icyo nta rurimo. Ariko iyo rurimo yewe niyo uteye haleluya ayisamira mu birere ntabwo nagasa aragasa akunda kuba amagambo y'uwa asamira mu birere. Mabwira ikimenyetso cya gatatu ngo mwarambiwe soze. Ikimenyetso cya gatatu cy'inkumi yabengutswe icya gatatu, iyo azi ko umukunzi wari hafi aho ngaho, hafi aho akantu kose akoze agakora kugira ngo umukunzi wamurebe, kugira ngo umukunzi wagira ati niyo agiye guseka akajya atera akajya rero ko yamukemutse. Amagara ari mu minsi y'ubukomesha haze ko hari umuntu wamubengutse. Akantu kose akoze uzi yagiye kuva mu rugo harabaza kubera fondote fondotura agasatsa agahari hafi agiye guhura n'umukunzi. Akantu kose akoze niyo arimo aririmba abaririmba kugira ngo umukunzi wamwumve. Maze rero ikintu kitukubwira ko nta mukunzi abantu bararirimba kugira ngo twumve ko bahogoza.
mbere uramesa nta mukunzi uharisha, ariko iyo umuyobozi ko ari hafi y'umukunzi niyateye haleluya atari umukunzi wanjye yayumvise, uyu nguyu yayumvise ko yagiye niyavuye mu rugo arimo yambara muri kano ikintu cyambabaje. Abantu bazi kwambarira aba boyfriend n'aba girlfriend babo, abantu bazi kwambarira ama weddings atandukanye, abantu bazi kwambarira ni bake cyane uzasanga bambara umuntu yambariye Yesu. Ukava mu rugo ari kuvuga ariko iyi jipo ubu Yesu we muri murayibona ute? Ni bake cyane ku buryo ujya gusohoka muri shambure urimo uvuga ariko ubu Yesu arimo arambona ati ku buryo ujya kudodesha akamodere hajya hirya ku mutayeri ukavuga ngo ariko ubu umukunzi wanjye arimo arabona kano kamodere kanamushimisha. Ariko uvuye nko mu rugo ugahura na hani hariya hirya akavuga ati mbega ibyenda wambaye wagenda wareba ubyihera wabitaha hano jeri yabigaye uzi ikintu yagaye si uko nzakijyana. Ikibazo iyo wambaye ariko reka ngo utume ahantu hatari kure mbariza umuntu umwegeranye ngo wambariye umukunzi wawe, wambariye umukunzi, wambariye akubwiye ko yambariye umukunzi, akubwiye ko yamwambariye akakanzu bagashyizemo kubera umukunzi cyangwa bagashyizemo kubera umuntu muri buhure n'inzu wambariye umukunzi sha muraho. Mureke mbabwire ngo muri Samweli umunsi umwe ngo Dawidi bacyura isanduku y'isezerano. Dawidi we yacyuye isanduku noneho ngo bitewe n'igihe yari imaze mu bunyage, Dawidi ngabwira umuntu ngo ntiza akitero hano kaba gashyizemo. Umunsi isanduku yinjiraga mu rurembo Siyoni ngo Dawidi yagiye mu mwuka, ngo agiye mu mwuka ngo azamukira muri Zaburi y'105 hano ngo mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishe. Ageze ku murongo w'8 aravuga ngo yibuka isezerano rye mu ijambo yategetse arye muhikira ibihumbi ngo ahita aco ikibungo baratara ngo kumbe ngo ahita hari abagaragu hafi aho barimo bamureba ngo Mika ngo yahana etaje hejuru hari ngo arimo mwitegereza ngo Dawidi ngo ataratse ajya mu mwuka ngo mwiterura beyuka babona ubwabo. Mikara aho yari aravuga atarasebeje kandi ndi umudamu w'ikizungerezi uretse nataha. Dawidi mwarangije guhesha abantu umugisha ngo ajya mu rugo ari mu mavuta yo hejuru, maze ngo Mikari ngamubona aramubwira ngo wabaye umwami w'umupfapfa uyu munsi, nasoni unsebye imbere y'abakwikwi n'abakwizimiyeri, imbere y'abashumba n'abanagira inka n'ab'inkwavu n'abahirira inkoko unsebye jyewe Mikari undazwi jyewe ino unsebye imbere y'abagaragu kugira aho ubyina umwitero ukavaho ukabeyuka. Dawidi amubwira amagambo nakuri aramubwira ngo muri iki gihe nabyinaga ntabwo niyerekaga abagaragu, nari nibutsa ahantu Imana ya nari nibutsa Imana inkura mu maboko ya Goliyati, nari nibutsa Imana inkura mu nzara z'intare, nari nibutsa Imana inkura mu menyo y'idubu. Kubw'izo mpamvu bwira umuntu umwegeranye ngo niwibuka aho Imana yagukuye ntukite kuri Mikari w'ejo himbaza Imana, ntukite kuri Mikari. Ndamugaye Mikari n'ubuzima, Mikari ntabwo usobanuye na kaminuza niba musuku uzayizamo niwibuka haleluya ntukite kuri Mikari. Ariko shaka reka nkubwire aho harimo kaseperi harimo shiriramo shaka shiriramo kaza ihuta ugatisha ihuta aho reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo nziza yo kunezeza umukunzi wanjye mumugikundira imigore nziza iranezeza
wasanga primaire mwarazize mwambaye n'amakabutura cyane none bageze hanga muri muri shinga mikarisha
mwese muracyari bato nta muntu wari umuceri kuri Noheli imiceri kuri Noheli no kuri bonana none uraza ukwishinga mikara aha ngaha amen amen Zabura haleluya nuba haleluya Imana ishimwe uwo mugore we aramubwira ati watu iyo mara maze nawe ukipira uwo mugore we aramubwira watu tsimana watu maze nawe Imana yagukuyeho uraza kwifatafata ukazana ibintu by'ubuseri ahangaha ni kandi ngo rero barimo murekinga mubwira ngo uretse urambona ndaramubwira ngo burya igihe nabyinaga ntabwo nakwiyerekaga wowe asya niyereka se n'iki niyerekaga abagara gusa jyewe nahogozaga se ngo banyumve nasimbaga se ngo bandebe nari nibitsaho Imana Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Haleluya ari hafi y'umukunzi we ikintu cyose akoze agikora kugira ngo umukunzi we agere amurebe agira akurebe kuko numva no mu rugo uzabishiramo agakweto ufata umukunzi wanjye ariko ongera umembarize ngo ariko urumva wambariye umukunzi ariko ubundi wambariye umukunzi umeze ute kubwo umukunzi ariko umeze ute kwe reka mbabwire ikimenyetso cya kangahe gusoza ufite umukunzi wo uzi umuntu ufite umukunzi yagiye kureba umukunzi yego hariho na sekuru wayikura umubiri yayigura abikuba kikuba gashyiraho ndamuza agiye kureba umukunzi wawe tera udufondo te gasigaho utuntu gasigaho utuntu sana za perfume na za deodorant ni ukugira ngo nagere imbere y'umukunzi asa neza dufite ikibazo cy'abantu bajya kureba abakunzi sha asa nabi nigeze kuza ndababwira ngo ugende ufite inenge ntabwo kafite urabyibuka rero niba uzi ikintu cyakwica umwana rero ari umuhungu twari inshuti yabengutsaga umukobwa amubengukira hano i Huye amubenguka nyine hano ni mu mujyi yisiga utuvuta duhumura afite uruhu rukeye yari umukobwa usobanutse w'itawuni nyine ariko ntabwo itawuni hari kavukire yavukaga iyo Ngoma ahantu bita za Rukunde muri Ngoma hirya hano kuri hengarere nyamukobwa azitaye guhera 2009 ntibongera kubonana n'umusore bavuganaga kuri telefone 2010 na 11 na 12 na 13 iyo myaka yose ngo yarishize ubwo umusore arambwira ati umva Korodi ngiye kureba umukunzi
nawe aragenda mu isoko akoresha nyine utwenda twiza nyine nk'umuntu ugiye kureba nde umukunzi. Kumenya mukobwa yagiye hariya hirya twatudeodora n'uduparufe birarangira, yigira mu murima afata isuka ahinga imishike sha. Umuhungu yageze asanga afite pinyo ingana n'urukuguru. Yageze yamusanga mu mwenda ngabane nk'icyumweru ahingana. Amukubise amaso yese ampamagara ati yewe urapfuye. Urapfuye none se wakwereka uko asa. Ntabwo rwose nawe ntabwo byakunda shaka. Yari yaturutse ino hari yarihanganye ararara, ariko ndakubwiye umukobwa ati rero nyine urabona ati burya naraje ati maze kuza kiriya giparisera cy'imyumba tubona hariya cyose ni icyanjye. Ati dore buriya hariya harimo n'ibiro 500 by'ibishyimbo, ati dore n'ibisaka mfite ibiro 700, ariko urasa nabi ntibuzaba. Ati nyine urabona ndirimba muri Vumiriya, nyine urumva no muri Elayo nyine ni jewe wantona, kandi ndanabwiriza urasa nabi ariko nta bukwe buhari. Muraho yemwe ariko ari kumva nanga n'ibyacumi ndetse n'amaturo, ariko urasa nabi. Naraye yagiye kumuratira ngo imirima y'imyumbati ngamuratisha impano ngo urabona ngo kandi ngo buriya ngo yamuhora protocol, ariko urasa Ekeza kari nayo ntego mufite. Mumbwirire umuntu wegeranye ngo urasute imbere y'umukunzi. Ako konyine gusoba kagoye mumbarize ngo urasute urasute ko urasute. Reka nogere ndange rw'urugero nanone je ngwino hano mubwire je reka ngubwire pe. Nzi yuko abantu benshi bikundira abakobwa b'inzobe barebare. Uhabwa umukobwa w'inzobe umurimo mwiza usobanutse, ariko utoga ntamese ntakarabe kabari n'impumyi ntanarebe wamugira umubusheri baya ntabwo byakunda. Mwumvise uko navuze ngo ntabwo niyo yaba yarize kaminuza ntabwo bya uzi impamvu byanze ni uko asa. Uzi ukuntu Pawulo yabwiye Timoteyo yaramubwiye ngo mu nzu y'inyumba ntabwo habamo iby'ifeza n'iby'izahabu gusa, ngo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba ngo bikoreshwe iby'isoni nke. Naratangaye arambwira ngo ariko umuntu niyeza itunganye baza idutse ikintu cyo gukoresha ibintu by'agaciro gikeneranye nacyo. Ni mwese wanyu ni manje ninde watinya gutegura isafuriya atekera mu gikoni ku meza? Muziki wanyu mwe hafi ya meza ufite amatorosho murayazi? Itorosho ya yindi batorosho kariya kantu ni akantu kigira akamaro ko ntabwo nari nabona gategura ku kabati. Muzi impamvu ni uko gasa nabi. Ngo ariko umuntu niyeza akitunganya nubwo ari ibumba, usare budutasi dukoze mu ibumba, ariko ukuntu kaba gasa ugahindura n'ubutaha kubera iki karafite isuku. Nubwo ari ibumba usanga utuntu ugera muri salo ugasanga ni uduti dukoze mu giti, ariko ukuntu dusa badutatse muri salo. Bariza umuntu wegeranye ngo urasute mbere y'umukunzi wawe. Wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, harurwo kuhagisha amaraso mbese ikibazo cy'abantu bajya kureba umukunzi ariko basa nabi. Ubu bukwe buri he? Kandi ko umushuti wanjye yavuye iburasirazuba byarangiriye aho. Yaravuga ati jyana ibishyimbo byawe jyana urasa nabi wese nagushaka. Nuko ubukwe bwapfuye. Urumva wewe
urasute imbere y'umukunzi wawe, urasute utiye gute kugira umuntu utazi no kujya imbere y'umukunzi we, ni utazi no kujya gukaraba agiye kureba shehe, ni utazi no kumenya uko agenza ko yitwara, ni gute uba muri korari utazi gukaraba, ni gute uterana n'uburi bakanga ariko koga byarakunaniye. Ni ikibazo. Ibaze nawe urasute, ese ubu bukwe ubu uzaba buno bukwe koko ko n'umufite ikibazo. Uyu rero Imana yari irimo yibutsa abayuda ngo nibutse iminsi yo mu bukuru, ukuntu mwakarabaga, ukuntu mwakundaga kumva amagambo yanjye, ukuntu mwakundaga, ukuntu wanyitagaho. Iminsi y'umugeni yose nzayibabwira n'ingabo. Ndabyibutse nibutse ukuntu wankurikiye mu gihugu cy'ubutayu kitigeze guhingwa. Ndabyibutse bari bari mu minsi mibi, bahagaye basubiye inyuma. Urasute ubundi rero dusenge. Niwumva usa nabi ukwiriye gukaraba, uhaguruke dusenge. Bazatinya guhinguka imbere